ntaho nava aramutse nambeshe yuko shadyboo nambeshe yuko dukundana ntago nahava agiye no muri interview ari nka prank bari gukora zira rabing itangazamakuru rikamenya yuko Sky2 na shadyboo bakundana sha mana ese nijoro ntago najya mviwe ntahava se wakwemera ugataha reba kira kibero ako ninduta ko ako ibintu mamwigira nebiki ngahebaza Sky2 yagaramye kwa shadyboo ntago nataha shadyboo reka nkubwiza ukuri umunsi uzavuga ati Sky2 reka nkurebere mu gitabo kimwe shamba ko naci inyuma mu madoboye kotinge kuri kira kiganiro yakoze ubwo yakoze ikiganiro avuga ngo njyewe Fatakumavuta sineza kongera kwitaba urwego rw'ubugenzacyaha RIB ngo navuze umusitari nibajya banshaka bajye bansanga mu rugo banantware mu modoka ya urumva iyo ereri irimo njyewe sindi hano kugira ngo njyewe nerekane yuko njyewe yego ndi nkoma mashigihugu ndabyemera ariko nanone natwe tujye dusansibiliza abantu ndetse n'abantu muri rusange nimba dukunda igihugu tujye tunarekana none kugifata nkaho twebwe igihugu nimba cyarabaye itambarare dushaka kugifata nkaho ari igihugu dushaka gutesha agaciro ndayigumamo ndakora ikiganiro nyirimo nishaka igwe cyangwa ibireke imvura irazagutuma nibonera amafaranga wamvura ubwo cyangwa ubireke akazi ndagakora byo kuvuga ngo ubundi simvura ko yanyagiye kuva za 2009 imvura yanyegeye nyabugo inyagirira mu biryo ko inyagira he na he igeze na he inyagiriye none mu cyobo cy'abakiro mu bakiresha cyakoza amana imvura nayo ibyishimo byaje ariko nishaka igwe none dukomeze ubu none ngiye gukora ikiganiro imvura inanyagira nishaka mvana arakanye ko ese koko tuvugisha ukuri hari umunyamakuru witwa Fatakumavuta Senga Jean Bosco umunyamakuru umaze igihe kirekire muri showbiz yahoze muri Incredible hari n'amafoto nagiye mbona ku mbuga nkoranyambaga zimugaragaza ari ahantu bita muri Primus Guma Superstore kera ari umu cameraman urumva ko n'umuntu umaze igihe kirekire background nziza muri showbiz tuvugisha ukuri ese koko ukoresheje opinion yawe koko Blaise Fatakumavuta yaba yararenganye cyangwa yaba yaragiye guhanwa mu buryo buri good njyewe simbeshye imbere Imana ishobora byose sindi hano kugira nigire mwiza sindi hano kugira ngo ngaragare neza ariko nge mu bintu bya mbere njyewe nanengeye Fatakumavuta numuvandimwe ibyamubayeho nanjye byambaho sibyo niyo mpamvu ejo bundi nakoze ikiganiro n'uwitwa Ndimbati ndavuga ati mureke turo buryo umuryango wa Fatakumavuta tuwusapotinga tureke kurirwa tumuvuga mu buryo bugiye butandukanye ese ahubwo tumenye ngo Fatakumavuta afite abana babiri Eka ngusuze cyane mwifurize wa gatanu wa fresh wa gatanu umugisha kuri ukunda Iris TV ndizera komeze fresh cyane kabisa. No munsi mwiza Imana ibaduhaye ngo twongere tubeho twongere duhumeke twongere tugire ubuzima bwiza dore ko hari benshi baba bavuye muri uyu mubiri ndi kumwe na Sky2 nk'ibisanzwe iteka ryose iyo twamuzanye n'ubundi tubakangura kujya kurira muri restaurant yitwa Mr Marvin ni Nyamirambo nimero ngira ngo muri kuyibona kuri screen zanyu mugeyo guhera ku bihumbi 200 mwirira ibiryo byiza bimeze neza cyane amaji ya cocktail ameze fresh Sky2 karibu usiko mbonye nuza ari mararira mbona tayito mwakoze yapfuye twari kumwe ku kazi umukunzi wa The Kid atanze ubuhamya ariko nibyo yego bari bafite nyema akantu bana rest in peace kuri uriya muji man nanjye arishime yanjye ni umufotografi yakoraga muri company ya tonalite na tego yande ya tonalite na tego tonalite nzi umuhanzi se no ya tonalite wawe ishumi yawe wagenda yego bari bafite company man we baje gukena gute se babita gutera reka ndebe company yabo bakoreye indirimbo yago oyaze tonalite se yaje gukena buretse gatoyi buretse ndebe oya nibyo ariko harya yago akoresha yago pondati yakore indirimbo bamukoreye oya uramupeti ndabizi man The Kid se simbizi
yari umuhanga. Ibyo birabareba kunena oya dere ngiyi buretse gatoya bataduhe yagatazadukubita strike. Yitwa gute? Urumva bayita amashagaga. Amashagaga. Iyi ni indirimbo iyi mvura ndayigumamo ndakora ikiganiro nyirimo. Nishaka igwe cyangwa ibireke imvura iraza gutuma nibonera amafaranga. Wamvura ugwa cyangwa ubireke akazi ndagakora yo kuvuga ngo ubundi simvura ko yanyagiye kuva za 2009 imvura yanyegeye nyabugo ginyagirira mu biryo ko inyagira he na he igeze na he inyagiriye none mu cyobo cy'abakiro mu bakiresha ndagikora dukomeze yego. Iyi ni indirimbo The Kid ni umupeti w'umwana mwiza cyane ni umutiktoker fresh ni umwe mu peti man bazi gufotora bya danje bari bamaze n'iminsi batwika ariko gusa nanone kuba yita dore do singura tonalite ntabwo The Kid yakoraga muri company yawe na Tego bayita gute yivuge akora video hari gira company bayita gute Ruzi Nation yari editingaga kwifoto none ikintu bita Photoshop byabaga ari waneze n'amasegonda yego ariko DC yagize gutya yitabye Imana ako man bibaho nyine bibaho ku isi gusa byambabaje cyane urumva iyo upfuye uru rubyiruko biragorana cyane udafite umuryango kandi amapeti yanagiye nta n'umuryango afite afite imyaka 22 ya suwe witeka namuhiruko ridashira ako se ko natwe tuzagenda twese niho tugana ikibazo ni ukutamenya igihe wabonye ko yamvura nyirukanye ndayikanze ndayihabije yashaka kunkora ku mugata ariko imvura namwe mwarigenje yego ese ubundi Sky yego hari ukuntu bavugaga ngo ucura ngiye agiye hanze ngaga akagira icyo akora ngo bya bintu ngakora ngo imvura ngita igenda ngese ko ntari bucura nanjye ubwo byari binyobeye uko imvura urayirukanye kandi iragiye ndumuhanuzi nitwahirwa abasenga Timote yego Blaise bimeze bitese poa tuba tunakumburanye mene tuba tunakumburanye ahirwa abasenga yego akababyeyi bita neza amana Mizero Blaise arababyeyi gukubita urizeye wese urizeye Mizero y'igihugu nje nitwa none w'igikundiro oya se nka Rayon Sport oya nitwa gikundiro ariko ntabwo kari mu ndagamo ariko ngiye mfana na Rayon Sport by the way ni ngiye mfana na Rayon ahubwo ngiyewe akazina kanje abantu benshi rero bazi ku izina bita inkoma mashyi ari umuneje wundi bambwiye ati ijambo inkoma mashyi uzi ubusobanuro bwabyo ndamwati mwebwe ubusobanuro bwanyu uburyo mu bifata nge ntago mbizi nge ndi inkoma mashyi y'igihugu cy'u Rwanda banyita gikundiro banyita kunda u Rwanda banyita papa Skyra banyita papa Doboy ariko yimvurira hacaka yiki ese ingaho shaka koza amana imvura nayo bibyishimo yaje ariko nishaka igwe none dukomeze ubu none ngiye gukora ikiganiro imvura inanyagira nishaka mvana arekanye kwe sinyirukanye reka da nta uyirukana utese ariko ndabibwiye ati genda yaritwishe ariko uzikari nko gukina n'isi ari igihe urumva ntago wakirukanse singu yisige ni wakirukanka gusigisa ese iyo story urayibuka ko ari iki kipeti wayizanye ngo ntago wakiruka ntango sigisa kikipeti ako kikiwaza mukoresha isaba himani abari ku Gisozi mu Gacinjiro izina ni hakorera akora ibikitse aracyacuruza imyenda aracuruza akora na Senegale n'abandi bajama bagiye batandukanye yego kikinda mwibuka buriya yambikaga Young Dreams ba nawe ko wikuramo cyo kora kikera afite cyangwa cyangwa yaragifite kandi cyacaguwa ntabwo ngo ubuzima ni nk'inzoka yiruma umurizo uyu munsi bumeze neza ejo bikanga ejo bikagera gutya ariko ibyo byose twese rega turi abana b'abantu urumva twese turi abantu kandi isi tubayemo nta gahora ganze shume yanjye yego bre umeze gute se cyane iyo mvura ngiye mbonyishize ariko siko ngiye kuguhostinga yego ndi tayari Blaise reka twinjira mu mwandiko ntangire nkubaza ibibazo bigiye bitandukanye ubaze ikibazo kimwe cyoroshye Blaise oya ibintu bikomeye hora nubinze Blaise ngiye nta muri iyi minsi uri gukundana nande iyi minsi shandi singo nuko oya biravugwa yuko uri gukundana na wa mukobwa ngo mukorana kuri B+ shano kuri nta cya Krista sha
Krista nago namwanga yego ariko Krista nago oya nibivugwa nibivugwa se sindi kukubaza nibivugwa ku mihanda ndakubajije Blaise ibi bintu nibyo cyangwa nagari byo kubera ko hari ukuntu muba muri mu kiganiro muri B+ nkabona muri kureba nakana ko mu jisho ikiganiro cyanyu ndagikurikirana ese menyawe disi yagiye Imara harararwaye nago menye ko arwaye tifoid ikiganiro cyagiyemo abantuze kupresha ariko boss Hussein ndashaka mamagare boss Hussein yafashe kupra yihakazi oye ariko se none se Sky ayo makuru yakuye ni ku mihanda urumva imihanda iravuga urumva imihanda street tubayemo igenda ivuga ibigiye bitandukanye n'ibyo twebwe amaso yacu areba cyangwa se twebwe twiyumvisha uracari yabakakuye ati runaka kundana n'uyu muntu ariko ngiye ni mama ngize amahirwe yo kukubona ngiye Sky2 nubwo se Blaise runaka murakunda cyangwa ntabwo mukunda shacho ko ndamukunda nk'umwana w'Imana pe oya reka nkubwire yego Krista ndamukunda nka mushiki wanjye nk'umuntu ni mushiki dukorana yego ku buryo kuko no mu boyfriend we habe no mu boyfriend we ndamuzi yego ndamuzi kabisa ajaza no kumureba ku kazi bakanajyana buriya na Emini wagwa story nziza yego arabizi ko boyfriend wajaza kumureba kenshi bakanatemberana so ahubwo wenda kumukunda ko mbamukunda kuko nago wakorana n'umuntu udakunda nesemi we si ariko ushobora kwikwida iki oya shawapi kwidistenga wenda byazaza ariko ubu ntabiri ariko bifite mu mutwe oya boyfriend we nishiti yanjye ajya ngurira akantu wese nakwamugurira nanjye mutamo agapo ariko urumva kirazira kurongora umugore w'umugabo wa mugenzi wawe nk'ubu ngubu uzikuntu nkunda mama doughboy bro urabizi twese turi ababyeyi sinakubeshye ariko sinakina nabyo ntaba mpemutse kandi Imana azampana buriya iherezo nkuko bivugaga ubuzima bw'umuntu n'uruziga ukajya kubona ukabona wenda ndaguteye mu rugo rwawe niba ndusenye bro nigize urupfu nicyo gitandukanye abantu bakundana nicyo gitandukanye urugo rero niyo mpamvu ugenda kukubwira ko kapo yawe ikimeze fresh nta kintu ushobora kuyikora nta kibazo reka Blaise reka twinjire mu wundi mwandiko tugende turushaho no kugenda tunaganira Blaise hari inkuru zimaze iminsi ziri kugenda zitrendinga hano ku mihanda zigiye zitandukanye hari inkuru ya shadyboo na producer bita yewe wayibonye gute iriya couple wayibonye gute iriya couple irajyanye bro barajyanye kabisa Shadi na yewe bimeze nka Safi wenda n'undi mukobwa w'inzobe yaririmbaga cyagiye inzobe n'igikara sibyo niwe yavugaga yego kuko niwe bakundanye kandi ibyo bintu inzobe n'igikara cyawe ariko ubu ntago bakiri kumwe yego sibyo buri wese yafashe intambwe ntago bakiri kumwe kandi ni gutera Knowless no mama umeze neza cyane ufunzemo boku ibyo ni ibintu twakuze twese ngewe nakuze ibyo bintu byose mbizi nge nakuze nzi ko gutera Knowless yakundanaga na Safi things like that ibyo nibyo nakuze ariko bakakanya bro Knowless ari mu gituza kimeze neza Kerema mushuti wanjye ariko boss koko wako Kerema tise yanyemereye n'indirimbo nyamara Kerema reka mubwiza ukuri boss Kerema ni ukuri indirimbo yanjye uzayimba ntago wamuhereza no ntago Kerema ngiye boss ako ibaze guhura n'umukire Kerema reka mwese murabadive wabonye Range Rover cyentamo yakasa mutwe y'umutwe warayibonye ifite tubrese danje none ifite janti bite wa bagaye urumva rero nabona nabaye umuhosta none birangiye hosting urumva bro nibyo nakubwiraga yego nuko ngo buriya inzobe n'igikara kuri Shadi na yewe ni fresh ariko namenye ko buriya Shadi yari amafaranga menshi ngo mu bijyanye n'uburyo bari muri promotion ngo yewe ngagiye gusora indirimbo yewe wagiye ku dropping out song nanjye rikunkura album rikunkura album bita bayita album yanjye bayita icara wige na album ngiye ku dropping out bita icara wige ni soon indirimbo zingahe indirimbo zigera muri 6 ariko zose nyine ntago za producinzwe na yewe ariko zakorewe muri studio ya yewe yego okay iriya couple yayibonye gute bro urabona yewe yashobora kwa affordinga shadyboo buriya asohoka gake ariko bro ngiye asohotse champagne kabisa za mowete nk'ebyiri oya urumva biragoranye bro urumva shadyboo shakira cyane yakoza yewe nawe yaguye ahashashe ara niwe wita ahashashe Abanyarwanda bazare nka Sky2 Aje kwa shadyboo ntaho nava aramutse nambeshe yuko nagukubita shadyboo nambeshe yuko dukundana ntago nahava yabi agiye no muri interview biri
ari nka prank bari gukora zira rubbing itangazamakuru rikamenya yuko Sky2 na shadyboo bakundana sha mana ese nijoro ntago najya mviwe ntahava se wakwemera ugataha reba kira kibero ye ako ninduta ko ako ibintu mamwigira nebiki ngahe baza Sky2 yagaramye kwa shadyboo ntago nataha shadyboo reka nkubwiza ukuri umunsi uzavuga ati Sky2 reka nkurebere mu gitabo kimwe shamba ko naci inyuma mu madoboye shadyboo sha umva nkubwiza ukuri shadyboo wamumena sha wivuga ibyo bintu cyakoza disi naraye murose twibere ahantu mu duti tumeze nk'inyoni Shadi reka tubyoreye yewe yaguye hashashe yego ikindi kibazo cya kabiri ndagira ngo tuganire kuri iki kibazo cyitwa Miss Muheto Divine ni Miss wacu uheruka ejo bundi mu mwaka wa 2020 Muheto ni 2022 naho ndi mu Miss umuheruka ejo habaye iki ejo bundi nibwo inkuru yasohotse ivuga yuko uwitwa Miss Muheto Divine ni kwa gatatu ne yafashwe yanyweye B1 gin uranamamaje sana namamaze yafashwe yanyweye B1 gin biza kurangira afashwe adafite n'ibyangombwa byo gutwara imodoka biza kurangira polisi y'igihugu ikoza akazi kayo kandi neza bamujyana imvuto mu kumugeza imvuto yaragiye arafungwa ejo bundi nibwo bamukatiye igihe cy'amezi 3 n'amande y'190 nagiye mbona abantu benshi bagenda bamutera amabuye ngo wowe ibi nibi ngo ni gute Miss anywa inzoga kandi blaise hari abantu benshi twese tujya imihanda siduhora mu bubari za papirisi yabahahiye inferno yabahahiye green runge yabahahiye the wave yabahahiye muri biranje yabahahiye muri Klaus yabahahiye ahantu hose ububari bwose bwa danje na muri Zebra Hotel turi habahahiye ububari bwinshi bwo muri iki gihugu hose yabahahiye huzuye kandi haba huzuye kandi tukabana abakobwa bizungerezi bahatari muri iki gihugu banarenze kandi bose bari kunywa inzoga ese blaise wewe wamutera amabuye hoya nge nago ndimo wamutera amabuye sindimo nanjye nuko n'izina ry'Imana nanjye nuko rwose ariko ikiza cyanjye ngeweho rwose sinkubeshye mana yese nijoro rwose ngewe mbanza n'ubuzima bwanjye ngewe Sky2 no gutwara imodoka buriya no kwitwara nkahita mvuga ati Imana imbore simbone na polisi ibaze ntwaye nk'imodokari nanyweye icupa bakawasinze nasinze ibyo bintu ronge nahisemo kubireka blaise rero impamvu byabitumye ngira ngo tuganire kuri ibi bintu abakobwa bagiye bamukotingaho abakobwa bagiye batandukanye bamukotinzeho gutakuye barabyishimira ariko nagiye kubona mbona bamwe mu bantu bagiye bishimira ifungurwa ryiwe risubitse ari bamwe mu bantu bagiye bamutera amabuye blaise abo bantu bafata gute nk'umuntu uveba uwundi bitewe na situation yagiyemo yego buriya urucira mu kasoro gatwara nyoko urakoze cyane niko bavuga kenshi usanga iyo wowe uvuga ngo kanaka wenda ngo ngese ngo ubundi ngiyo bamufunga abantu ukumva umuntu ngiyo ibyo bintu uzajya umenya ko bishobora kukugirirwaho ari wowe bafunze byaba ubundi byine byaba ari ikindi cya kabiri uriya Sky tureke ari n'ibintu twibeshya ukava mu kabari confidence kabiri ahugurutse Sky2 n'ubundi usanga ngwe confidence yego ntiwambaye ingofero isa n'inkweto nuko bawateguye ni cyangwa ariko sikari ndwaye urumva wijya nawe rero uretse gatoya confidence urayifite wowe wivanga ibintu none baze byeri wowe wivanga byorere nawe utangiye kuvuga uburwayi birakara twiganira ko ngewe kwambara neza niyo ndwara ndwaye n'ukuri kw'Imana urirwariye none se ntarwara urashaka ndware za diabete n'imitima mu gihe abandi barwara izindi ndwara nge ndwaye fashion kabisa n'ukuri jewe mba nshaka kuba niyambariye neza nsa neza nimere neza yego komeza nakubwiraga confidence ufite ya mbere nuko wavuye mu rwambaye neza wateguye ariko nujya ko ukabona umuntu confidence zimufashe bro yambaye na neza ariko si we wabyiteguriye tuvuge n'urugero yego confidence imufasha ari mu kabari ngo yenemeze bira bikobwa unemeze bira byana urabizi bigezweho nujya kwemeza abo bakobwa rero nibwo uzajya muri benzi yawe umaranye iminsi 3 gusa uyikata umujyi wose wiriye kandi ubwo alcohol yawe igeze nko kuri 70 ku buryo bagupimye ka gashinge katurika
katurika cyane 100%. bivuga iki rero urubyiruko tugomba kureka ibyo bintu ariko nanone ntago ari we wenyine ntago ari we wenyine ni benshi yego bamwe hari abafatwa ariko hari n'abadafatwa tubigendanemo cyane abo bakobwa nabonye bagenda bose bamutera amabuye ba sister mujye mwicara mwiga murashaka njye ninjira mu tubari se nanjye ngende mvuga ati uribeshye ukayinjiramo ndahamagara polisi regura ijisho ry'igihugu oya ndi nkoma amashyi y'igihugu nkajya mvuga ati uribeshye ukayinjiramo nkuriba ndahamagara igihugu ariko ibyo ngibyo twebwe ntago ari akazi kacu twebwe ntabwo dukora muri traffic you understand urumva traffic ifite akazi kayo ikora traffic police ifite akazi kayo ikora nabo bantu ifite uburyo bo iba managing ariko nanone nge mu buryo numvishije n'uburyo ngewe na byandastandinze narangiza nkanabyanariza numvishije ibyo ari byose muheto yari yakosheje urumva ntago bagufata rimwe kabiri gatatu kane gatanu kandi ibyo bintu byumvishe ko na his excellence wacu Paul Kagame yabikotinzeho anavuga yuko nta uribuka nimba warumvishe uburyo his excellence yabivuze yari ati polisi ntago nge mvuze bino bintu kubera ko ati mumuraje mukemura bino bintu kubera ko ari nge babivuze shwida mwe mukora akazi kanyu nkuko mugakwiye ese koko ubundi ko badutoje umuco watunyweresi ubundi kankwereke reka nihereko ubundi nge tunyweresi yamaye akazi ukasensibiliza abantu hose nkasensibiliza mu bantu ntabwo ati Sky2 ubu nsigaye nywa tunyweresi muheto anywa tunyweresi bande banywa tunyweresi kamwe tubiri ugataha kuko urumva nkanjye rwose nge sinakibeshyera ntabwo nge nshobora kwibeshyera nkanjye ngewe ntikundira akabyeri ariko ngewe uzacungure ngewe ndazigwa nkahita nirukanka kwitahira ngehita nirukanka rega nta kure Blaise rega hano ni Kigali nge nitahira hari hakurya za Gasanze za Rusine oya igasa oya ko nawe urakabije mbega kana jombyemo ubusuko Blaise nawe uri umwana mubi uri umwana mubi urumva hari uburyo tunywa amayoga twese nitukaje dutera abantu amabuye kuko tunywa inzoga ura n'ubu bari turimo hano hasi turi muri zebra nta nzoga zihari ntago turi kuzinywa sinamamaza inzoga ya B1 gin si inzoga ni yawurute niti kwamamaza si inzoga kandi negetswe kuyinywa yego nubwo avuga ngo abantu nubwo twamamaza amayoga ntago ari uko bamwe bazinywa ariko nanone iyo wamaze ikintu kanagitestinga urumva ngewe ngiye kukwamamaza nk'inzoga nkajya kubwira ngo iyi nzoga iraryoshye wowe ngewe ubwanjye ntayitestinzeho nkajya kuyiguhereza ngo uyinywe nge nawe ameze nk'ukurozi kuki ngewe njya kukubwira ngo iki kintu ugiye kunywa kiraryoshye nge ntaragitestinga ubwo se kushatse kwinjira muri The Ben we oya my brother The Ben niwe muntu wa mbere wamamaje buriya nansabi ni kameze nsabi na Kiramani ntibanywa inzoga ariko bamamaza inzoga za Yego Manufacturers ubwo ushobora gusanga barazitestinze urashubije Ben kuri film baratestinze ako so Ben koko oya Ben ntiyabura kuba tarateye agashoti mwumva uko bimeze nyene ntago azikunda ariko basi anatesting mwumva uko bimeze ako si udebe reka nibarize ikibazo debe harya fimbo iraryoha debe nazadusubiza twikomereze nibyo nakubwiraga rero yego none ikibazo cya kabiri nshaka kukubaza ngira ngo tunacinjiramo cyane tunagisesengure urabizi ko wowe Blaise umaze igihe kirekire muri showbiz you understand umaze igihe kirekire muri showbiz kandi uri mukuru ukora kuri beat wakoze kuri BTN ujya kuri B+ breaking news yuko ugiye no kujya gukora kuri Upper Radio ibyo byose ni ibintu bigiye bitandukanye ese koko tuvugisha ukuri hari umunyamakuru witwa Fatakumavuta Senga Jean Bosco umunyamakuru umaze igihe kirekire muri showbiz yahoze muri Incredible hari n'amafoto nagiye mbona ku mbuga nkoranyambaga zimugaragaza ari ahantu bita muri Primus Guma Superstore kera ari umu cameraman urumva ko n'umuntu umaze igihe kirekire background nziza muri showbiz tuvugisha ukuri ese koko ukoresheje opinion yawe koko Blaise Fatakumavuta yaba yararenganye cyangwa yaba yaragiye guhanwa mu buryo buri good urebye arya kesi ze urumugiro cyarimo ntago nigeze mbikurikirana cyane hari harimo urumogi we yarabihakanye ko nta rurimo ndetse hari harimo akantu ko guharabika yifashishije imbuga nkoranyambaga yego
buriya kwibasira ni ikosa ni ikosa kandi buriya nkeka ko igihugu kireba ibyiza bibereye abaturage barahabwa iyihe content barafata ibi kinuzana mu rwango birapfa cyane ko rero we niba koko ibyo bintu hari byaregwa kandi bikamuhama igihano ni ngombwa hara ntago tureba amarangamutima oya nta marangamutima ajazamo nanjye ku giti cyanjye ibyo ngibyo wewe wiyemeje kumustinga ariko ndashaka ko nawe umbwira opinion yawe kuri ibyo birogo byose ngewe nabonye fata ku mavuta aregwa ngewe simbeshye imbere y'Imana ishobora byose sindi hano kugira nigire mwiza sindi hano kugira ngo ngaragare neza ariko nge mu bintu bya mbere ngewe nanengeye fata ku mavuta numuvandimwe ibyamubayeho nanjye byambaho n'ikiganiro wakoze ubushize wabivuzemo ibyamubayeho nanjye byambaho sibyo niyo mpamvu ejo bundi nakoze ikiganiro n'uwitwa Ndimbati ndavuga ati mureke turebe uburyo umuryango wafata ku mavuta tuwusapotinga tureke kurirwa tumuvuga mu buryo bugiye butandukanye ese ahubwo tumenye ngo fata ku mavuta afite abana babiri afite umugore abo bose bakeneye gufashwa ese koko abantu tugiye gufasha sibyo tugiye kubikorana umutima cyangwa tugiye kubikora kugira ngo twiyerurutse ahubwo ndavuga ati ibintu turamutse tubikoresheje umutima wacu umuntu tukamusapotinga byaba ari byiza ariko tutanirengagije yuko harerere yakoze hari ibintu abanyamakuru baza abantu bo muri showbiz baza bagatinya kuba bavuga ikintu kubera yuko ngo umuntu ari inshuti yabo ariko nanone according to myself nk'inkoma y'igihugu ndagera dukotinge kuri iki kintu tunabikotinge kuri kira kiganiro yakoze ubwo yakoze ikiganiro avuga ngo njyewe fata ku mavuta sineza kongera kwitaba urwego rw'ubugenzacyaha RIB ngo navuze umusitari nibajya banshaka bajye bansanga hehe mu rugo banantware hehe mu modoka ya urumva iyo ereri irimo ngewe sindi hano kugira ngo ngewe nerekane yuko ngewe yego ndi nkoma mashyi y'igihugu ndabyemera ariko nanone natwe tujye dusansibiliza abantu ndetse n'abantu muri rusange nimba dukunda igihugu tujye tunareka nanone kugifata nk'aho twebwe igihugu nimba cyarabaye itambarare dushaka kugifata nk'aho ari igihugu dushaka gutesha agaciro sibyo kidafite imiyoborere kigenderaho sibyo none se uravuze ngo ntuzongera kwitaba RIB urumva nimba ukoze icyo kintu sibyo nimba ukoze icyo kiganiro ukavuga ko utazigera witaba RIB ngewe Sky2 RIB nimamagara nkanga kuyitaba nzaba narabikuye kuri nde kuri mukuru wawe kuri mukuru wanjye ni nko kuvuga ngo ngero rugero narufashe nkaho umuntu ashobora kuba yavuga ngo papa njemba mukavumo ko mu rugo papa arampamagaye ati wa Sky2 bite ni byiza amakuru ni meza Sky2 ndagushaka ati jeve yereka nkubwiza ukuri ntuzongere ngiye kumpamagara umbwira ngo uranshaka umbwira ibi nibi kandi mba mu next nimba unshaka ujye unsanga muri ghetto yanjye urahazi ujye uzundebe tuganirire kuko nubundi ni wewe wayubatse iyo umubyaje kukureba muri ghetto yubatse bigenda gute ashobora guhita guturumburamo ni direct kwenda nkanjye navuye mu rugo 2013 ngiye kuva nava mu rugo 2013 navuye mu rugo nubundi nanjye narigize umuntu wa danje ngiye narangije tronkome 2012 maze gusoza ikiciro cya bakita ikiciro cya tronkome yego ikiciro rusange tronkome mbanyivuyemo mvuye muri tronkome biza kurangira ngewe nangiye gukora kuduceri hizijoro mu rugo rutari urwanjye papa arambwira ati wowe nimba utangiye kumva yuko wakoze wowe Sky2 wakuze urugo rwanjye rusohokemo toka yinje nuko nguko navuye mu rugo 2013 uzingeze muri ghetto nibwo natangiye kumenya yuko ubuzima bw'urugo bugoranye urabyemeye mba ndicaye ndiga urumva ngewe ntabwo najya kubwira ngo we Blaise cara wige narabanje kwiga bro you understand ndagira tuganire kuri ikintu cyafata ku mavuta tunatanga umucyo tunakumire tunagire n'inama n'abandi ba influencers bari gukora nk'uko batangire bamenye yuko igihugu cyacu ni igihugu gifite amateka atandukanye n'ay'ibindi bihugu wishaka kumva ngo woge gukora showbiz nkaho uri muri Amerika cyangwa uri muri Kenya oya hano se ni muri Kenya akadese murasatsa ubano ni muri Kenya hano ni muri Amerika urashaka gukora showbiz ngize muri Amerika ngewe ejo nakoze ikiganiro ndavuga ati ibi bintu aba babiri bari kuzamo bari kudutera inzara impamvu bari kudutera inzara nta yindi twe twatangiye showbiz tubifata nkaho ari
drama bimeze nka comedy ariko bakakanya urasanga turi gukora showbiz irimo amatiku n'amatiriganya ashobora yo kuba twakicana sibyo ese urumva binejeje kuba twebwe nk'inshuti turi abavandimwe nk'ubu nge Blaise nshobora kubona mfite akaboro kanjye ka B1 gin agacupa ka B1 gin sinkaguhereze ngo ukambikire kandi uri inshuti yanjye yego kugira ngo ntinye yuko uri bundoge mbese urumva twamaze kuba nk'abakecuru buri abakecuru ngo nibo bantu batizerana kubera amateka baba bafitanye ngo runaka araza kuroga uyu runaka yakuroga uyu runaka yakuroga ese bro tuvugisha ukuri ubu turi ku rwego kugira ngo dutangire guteserezanya yuko twarogana oya biragoranye ariko none ikindi kintu nakubwira Blaise yego umuvandimwe Fatakumavuta yerekeje i Madrid iminsi 30 mu minsi 30 ndabizi neza uko byagenda kose azataha ntabwo yakatiwe burundu azataha kuko nabampora iki His Excellency nyakubahwa Paul Kagame yaragize ute atanga impuhwe imbabazi arataha Gasana nawe arataha Fatakumavuta afite iminsi 30 yo kujurira no kugera gute The Ben yamubabariye sibyo byanditse Makachi yaramubabariye Medi yavuze ko watigeze nubwo yarabirimo yego ubu ikibazo kiri hagati yande ya Muyoboke na David Bayingana ariko nabo ntago tuzi ibyabo ariko Fatakumavuta nawe akaba ari amagambo yagiye akoresha mu rukiko ngewe nakeneye no kuza kwipangamo kuko ibyo numvishe bavuga bitandukanye n'imyaka yanjye aho birasobanutse sibyo bitandukanye n'imyaka yanjye ese koko tuvugisha ukuri ese koko ibi bintu byagakwiye ntibikwiye nimba ibyo bintu rero bidakwiye ariko se iriya video wavugaga simwe ari kumwe na Jihad yego haguruka akajugunya na mikro akavuga ngo ntago azigera yitaba RIB akava kuri kamera akomana Gerenzi ko rero iriya video nyibona reka mbabaza ikibazo reka nkubaza ikibazo kimwe bivuga ngo ntago uzigera witaba ubugenzacyaha ntago uzigera witaba RIB hano ni iwanyu urinde uvuga ngo ntago uzigera witaba RIB hano ni iwanyu ni wabo ni mu Rwanda ariko nanone ntabwo rwacu ni urwacu turarukunda ariko nanone tukwiriye kuba amategeko ese ntago agomba kwisanzura akivugira se mu buryo akabantu muranatandukira baca umugani mu Kinyarwanda hari umugani w'umugenurano uvuga ngo utazi ikimuhatse areba karoti ya se igitsuri yego ko mugani ukomeye kuko akaye yego uciriye ndubwo oya buretse gatoye nkuciriye buri muntu wese uzi Ikinyarwanda kandi mukuru urumva kandi mukuru utekereza ukoresha ubwonko hari imikino tutagomba gukina kuba igihugu cyarabaye tambare ntabwo bivuze yuko twebwe tugomba gutesha agaciro abatuyobora n'inzego ubwo navuze abatuyobora muri rusange none se Sky2 ni ngewe nimba ngenda nkahura na mudugudu sibyo akuzwe iyo shaka ari kwivugira ati sinzojya kwitaba mudugudu ubwo mudugudu uzi ko reka nkubwire uzi ko mudugudu ari umwe mu bantu ba mbere bakomeye cyane barakubwira ngo amakuru ahera hehe mu mudugudu ahera mu mudugudu ngahibaze wanze kubaha mudugudu bora ibyo bintu biragoranye n'ubwiyahuzi urumva reka tugire inama buriya ngewe mfata nk'uko buriya Fatakumavuta namufashe nk'umuntu utanze icyitegererezo muri rubanda nyamwinshi ndetse no mu bantu ba showbiz muri rusange twese ko dusanzwe dukora kano kazi buriya tubereye iki reka bivuge nkaho yatubereye nk'ijisho sibyo tudakwiriye ni yatubereye ikiraro by the way ara tutagomba kurenga yatubereye ikiraro hari ikiraro tutagomba kurenga sibyo ariko nanone buriya yafunguye inzira z'abandi ba influencers bipanga akazi badafite uburyo bazagakora bashaka kwigira inararibonye urigira inararibonye utararangije na gardienne ejo bundi utangiye kwiga gusoma uturutse ejo bundi muri ADPR yazanye kwigira abantu kwiga bakabishyurira za compassion nibwo utangiye kwiga ibyo bintu mwaretse tugacisha bugufi mwoka byarama nge narahabye
mukibanira neza nge narahabye nukuri ariko ni byiza Sky bajye bamenya ko uzawigisha ndetse entertaining abantu byose ubivanga ariko havemo isomo rizima reka ngewe ninjya kuvuga nimba uri muri showbiz ninjya kuvuga ngewe nzaza mvuga ati we Blaise iyi nkweto yawe ntago iri ku rwego rwawe ntago ari standard yayo warambwira ngo ugiye kwambara udukweto bita wabagahe hari za Dior hari za Louis Vuitton ibyo nibyo bintu nzaza mvuge ariko kujya kwinjira mu buryango w'umuntu biri deep bro question mark ngo wabanye n'umukobwa ngo imyaka ngingahe ngo ibyo byo biragoranye reka tureka gusesengura ibyo bintu ahubwo dusabira umuryango w'umugisha dukomeze tunawufashe tuwusupporting mu bundi buryo bugiye butandukanye tukawusupportinga mu buryo bw'ama interviews tukabakira inkunga amafaranga support kuko urumva bari abana bariga bari abana hari ubuzima bari baramenyereye buriyo papa ari mu rugo hari ubundi buzima abana babamenyereye hari umugati wa buri munsi hari amata ibyo bintu byose ntago mama ari ugomba ushobora kuba wabikora wenyine sibyo yego bibaho hari ababyeyi bagenda Darifuru bakavuga ati tugiye mu kazi k'amahoro twigire mu kazi turaninjiza abana bacu baraguma neza ariko haragiye ntago agiye mu kazi agiye kwiga kandi umuntu agiye kwiga harana agiye kwiga nawe uramutse uhageze nta mushahara wabona ahubwo icyo wakura ni ubumenyi bugiye butandukanye uraza utangire kwiga ku buryo wakitwara kuko by the way kwiga sububwa kwiga subugwari kwiga no gutyaza ubwenge kandi kwiga no guhozaho ntago kwiga ari ibi nibi suko natwe tutafungwa ariko nanone hari igihe dufungwa ugasanga icyo gifungo tugiye gukora twakiteye kandi mu buryo bugiye butandukanye iyo aba ari ibintu bya showbiz yakoze ntagakakanye nemeranya n'abantu yuko Fatakumavuta yari kuba ari hariye sibyo urumvisha yuko bamukatiye iriya minsi 30 y'agateganyo banavuga yuko hari ibyaha aregwa biri hejuru y'imyaka 2 ubwo biri included n'ibyaha byose bigiye bitandukanye nubwo bo ubugenzacyaha butigeze bubivuga ariko ibyo byose urumva ko ibyo byaha bihari Blaise birasobanutse urumva ko tutagakwire kwicara ngo twige dutuze tumenye what's going on what uyigasanze uhise wumva urashaka gutura he muri vision urasimbutse wabanje ugasubira inyuma se anjuka ikoza rusiye nujya kugendeza akarama uko bimeze mana ari ibintu tujyamo ugasanga nyine turi kubikora tuzi yuko turi kwishimisha ariko nanone ibintu byo kwishimishiriza mu buyobozi bw'igihugu ntago numva yuko nge mu bintu nta kintu nabyo yesinya nyina n'ubuyobozi bw'igihugu cyane rwose 100%. Ni nabyiza cyane yego ni nabyiza so yego urumva turacyanshena turacyafite byinshi byo kugenda tuganiraho ariko nanone ubwo twifurize nyine umuryango we ishyani hirwe bakomeze kwihangana fata we naranamusengeye si yuko ari kiganiro yakoze kuri 3D musengera muga ati man niwe mucamanza mukuru uyu muvandimwe uzamube hafi azakugenda inyuma aho azakenera ikirenge cyawe uzakimuterere kuko bura twese tubaho twisabira Imana kandi bigakunda nagusabira Nyagasani ariko ntago nayitegeka Imana ikora ibyo ishaka Imana nitanga ibibi n'ibyiza buryo yego twakomeje ngira ngo byoroshye cyane The Ben ari gutanga ikiganiro muri kaminuza y'u Rwanda nona yego kijyanye n'iki n'abanyeshuri ngira ngo ni BK ni foundation ngira ngo ya BK hari rero ni ikiganiro nacyo kitoroshye kimeze ukuntu kandi Ben kuba Ben yatumirwa urumva ari undi muntu w'umuhanzi watumirwa akajya gutanga ikiganiro oya nabandi batumirwa ariko urumva ko kuba The Ben yatumiwe ni byiza cyane kandi ni mukuru by the way The Ben ni mukuru muri game turimo do you understand ni mukuru aratuyoboye ni grand frère ngenda namushimira cyane ngewe ubundi ngewe nubaha abantu bose bo muri iyi industry banduta bantanze kano kazi kuko urumva kano kazi abantu bagatangiye ni bakuru cyane kandi bararemereye ari uburyo ntapfa kubasuzugura urumva hari ibintu bita kurenga imbibi nge ntago ndagera ku rwego rwo kurenga imbibi ku buryo nakubahuka ba grand frère urumva nimba nayifashe n'umwanzuro wo kuba urumva ka avuye muri Amerika araje atanze ikiganiro mu Banyarwanda ndetse mu rubyiruko urumva ko ni ibintu byiza cyane nyuma y'imyaka 15 atagera muri kaminuza yego rero yakigarutseho yajyanye na Muyoboke Alex ese Alex we
Sky rumwe mu bantu bavugana na Alex nanjye turavugana, he's my brother, my big brother. Rumwe mu bantu bafite imyumvire, hari aranaguhamagara akurikira ibiganiro byose akakubwira ati Sumvise ko navuze yuko mu biganiro akunda gukurikirana icyanjye kiba kirimo kabisa. So bivuga iki rero, nanjye hari igihe amamagara kambwira ati gutya muhindure gutya, n'abantu baba barakoze bro, tujye tubyemera, hari abantu baba barakoze. Oya ni n'abakuru by the way, tujye tunubaharika. Ikindi Alex urumva ubutumwa wamuha, ese yakora iki kugira ngo Fatakumavuta nibura abe free? Alex se keretse kuba yajya kumusura akamuganiriza nta kindi kintu, kuko buriya iyo ikirego cyawe cyamaze kugera mu rukiko biba byarangiye, ubutabera nibwo bugira icyo ukemura. None se buriya ntabwo yamusabira imbabazi amukoye ikirego bigenda gute? Ngewe rero nuko Ben yanditse ntabwo nge ndi umuhanga cyane mu bijyanye n'amategeko, kubera yuko amashuri yanjye nize ntago ari hejuru cyane ku buryo najya kwipanga akazi ntazi. Buri ibintu by'amategeko ntago mbimenyereye cyane, sinanabizi, gusa mba mfiteho nosiyo, ariko na nosiyo mfiteho biragoranye cyane kuri icyo kibazo mbajije. Impamvu nabivuze gutyo nuko buri ibyo ari byo byose inyorosho ya mbere, inyorosho ariko si ruswa ndi kuvuga, ariko korohereza ubushinjacyaha n'urukiko muri rusange ni ukubabarira. Mbabare ibyo bintu tubivemo. Nje rero mfite breaking news. Uyu bamwita Davis D afite igitaramo ku itariki 30 29 itariki yayimuye. Yego ni 29 byari 29. Hoya nabonye ku itariki 30. Reka turebe posti. Posti iri kuri 30. Ni 29. Ni igitaramo Davis D yateguye kandi giteguwe neza cyane, kizabera muri Kigali. Ariko nkibaza ngo ko hari igitaramo company bita Muster yateguye, kirimo Kidi, kirimo ba Mistake, kirimo ba Nirani, kirimo ba Bruce the First, kirimo ba Buju, kirimo abanyamahanga batandukanye. Kizaba kuri 23. Kuri 29 akaba ari igitaramo cya Davis D. Igisenyi hari igitaramo cya B1 Jean, kirimo Fireman, Amaji the Black n'abandi bahanzi bagiye batandukanye, nanjye nzaba mari. Ese koko ibyo bitaramo nkuko byateguwe sibyo? Mbabara umfashe uburyo biraza kumanagingwamo n'Abanyarwanda. Muri Kigali harimo igitaramo cya Muster, hakaba n'icya Davis ni nyuma y'icyumweru. Davis D ni umuhanzi. Ayo mafaranga Abanyarwanda ubu turayafite, cyangwa turitabaza abantu bo muri Canada? Komwe twirirwa du stress aba diaspora. Ariko bamaze kutwiyama inshuro nyinshi cyane ngo ntaga amafaranga batoragura, barayakorera nyine. Ni ibintu nyine nanjye ndi kukubaza, kandi bikaba kuri umwaka uta kuri le premier de Ben azaronshinga bam. Tugendane tape par tape. Uri wese agira umuntu akunda. Yego turemeranya. Niba buri wese afite umuntu akunda akavuga ati nkunda the Ben, saving amafaranga bigere ya mbere z'ukwa mbere, ufite ubushobozi. Ubwo urumva amafaranga yose y'Abanyarwanda bagiye kuyashora mu bitaramo. Niba bro amafaranga ajya mu gitaramo nangese ni 5000 ntago ari menshi. Na mufuka w'umuceri urimo se. Irego urumva na kawunga uze ko umufuka w'umuceri ugeze ku 35,000. Kawunga benda reka tuyibarire kenze. Ubwo senkane nta mufuka w'umuceri wa 35 na kawunga ya kenze, ariko mwagiye muri wanivuta ahubwo. Oya ubwo twabaze nyine ibyo ngibyo, amavuta byo ni ibindi birenga. Sky turashaje muzi kusigaho. Oya nukuri neza ko ndi umubyeyi ndabura kumenya. Rega iri umubyeyi uragenda ukanamenya n'ibintu nibihahwa mu rugo uburyo biba bimeze. Yego ibitaramo rero buri wese azagenda judginga cyangwa se azahitamo. Nge byose mbijyamo bitewe nuko wenda cya B1 nicyo ntarinzi, ariko ibyo byose usanga nacyo ugomba kukimenya. Ego usanga invitation urayibona, nk'ubu Davis yamaze kuzitanga, ariko rero ntago bikoye ko ugomba kujyayo ukamusapotinga. Ndabura gute Davis ndi na cyambere nuko bitari bubeze we zose urambwira ngo nahabura nzajya kumusapotinga Davis. Ikindi nta nubwo bizabera umunsi umwe, gusa ni mu mezi amwe. Ni mu mezi amwe, ni nkubiri bitara. Urumva dufite iminsi yo kugenda. Abantu ubu nibanywa amayoga bizagenda gute? Kungutwaye byo simbyeme. Kubera bitaramo byo birimo amayoga. Nk'igitaramo cya Musteri amayoga zaba arimo.
umva nimba igitaramo cya Mustera amayoga zanywebwa uri kugura nimba hari igitaramo cya B1 Gin ntabwo amayoga zanywebwa ahubwo se abo bantu barayamanaginga gutayo mayoga birasaba kunywa gakenya ikindi cya kabiri nta kunywa utwaye kuko ubuzima abantu bugeze Sky2 n'ubwawe Blaise ubuwe wanga gake yewe se njyanywa unywa iki se yewe ni ibintu by'amajinwa muri weekend unegereje ejo nibwo uzanywa ejo mfite igitaramo uzanywa iki n'uwo bita shadyboo Blaise uzanywa iki uzanywa iki igitaramo cyawe na shadyboo shadyboo keza teriski na swala yego na swala yego umva rero kiraryoshye cyane uzaba uri kunywa amabyeri nzaba ndi the wave oya ntago nzanywa byeri kuko uzanywa iki se nzaba ndi kureberera ibikorwa uko bigenda kuko ndi muri uzanywa mitsingi oya uzanywa whisky uzanywa B1 Gin nzanywa juice z'ama cocktail akashabye uzanywe cocktail ya B1 Gin Blaise wagira right. Sky reka ngushimire ariko nanone tutarasoza nagira ngo wowe nkwibarize noneho dusoze n'ikiganiro muri uyu mujyo yego urubyiruko rwinshi ruri kwiyahuza amayoga kandi ugasanga B1 mwayikoze kugira ngo umuntu ayinywa ayikoreshe mu birori umuntu ayinywa ari pose yego niriye nama aho urubyiruko inama naho urubyiruko nababwira ngo nimukorere amafaranga ariko amafaranga yanyu ntagara yo kunywera inzoga gusa murebe n'ibindi bintu mutekereze igihugu kirifite ibibanza byinshi nk'ubigasanze hari ibibanza za Norvège hari ibibanza kuri Yenze hari ibibanza urashaka kunywa amayoga menshi cyane kuruta uko wagakwiriye gushaka aho utura rega nanone namwe hari igihe mwigiza nkana rega imyaka ibigenda murebe buryo muhindura ubuzima murebe buryo muhindura ubuzima mushaka uburyo ubuzima bwanyu bwahinduka murebe buryo mani urubyiruko njye mbivuga ngo ndi youth inspiration urubyiruko nirunyumve bro nimba ushaka gutunga amafaranga none se njye w'amayoga sinyanywa ariko njye nywa mu rugero uzababaze njyewe iyo nasinze ndi wa muntu ushobora kwinywera inzoga zanjye nkaba zikanyura nkagera mu rugo nkaryama ntabwo gusinda ari ibintu tugomba gufata ngo tubigire nk'aho ari ibintu byadanje ngo dufate ngo ni zimwe mu ntego ufite wewe abandi bafite intego zo kubaka ama etaje zo kugura amamodoka wowe ufite intego y'ubusinzi ujya muri pati waye ibintu byo kubaka akazizi nanone ni fake subugurura bakazi nubaka akazizi uzagura urukweto nkuru nguru yarukura heza urabaka akazizi uzabona amafaranga yo kugura izoga urajya utangira ujye kunywa za nzururu nyine bwa buyoga bugura 2.5 wari umujene reba nk'umusatsi ufite ubu nutangira kwipanga akazi k'ubuyoga bwinshi nyine uzacuye uwo musatsi wawe uracuye kubihinduka injwiri nyine birangira ubaye nzururu ubaye inzoga oya byo kuba banzoga tubigabanye tugiye tunywa amayoga mu rugero nanone ahubwo ngende ndishakira akazi muri tunywereze nukuri kw'Imana njye abantu ngiye ariko inkuru yatambutse ariko njye nukuri kw'Imana ishakira akazi ko kubwiriza urubyiruko mu buryo bwa tunywereze nerese nk'ubu nimba naranywaga nk'ikaze ya mitsingi nkabansiga nk'utubyeri tubiri ubwo koko hari amakosa mfite habe cyokoze yo nkabije mu tubyeri tubiri nshyiramo na ka B1 Gin ariko ubwo nabwiyo ngatayemo ubwo motari nagomba ndi bumutege ndariyo nagiye oya ngende nzi yuko moto intwaye ngende nsizira kuri moto birana byo burabusinzi bakuzirikanya na motari mazigiye njya mbona abasinze mazigiye mbona abakobwa basinze mwana nanjye nkagira isoni abese ko bura koko nanjye kera niko nuri nabagameze uzi ko ari ubona umuntu wasinze byatanje warengeje urugero ukagira ngo ugahita wifata ku munwa ugahita wibaza ngo se nanjye buriye niko byagendaga reka uramuco tuwureke reka tuwutekereze ku iterambere ryacu mane duhindura ubuzima my brother yego Sky2 ndagushimiye cyane urakoze nawe Imana igumugisha